uyu munsi ni umunsi w'igikundiro muri Rayon Sport, bise umunsi w'igikundiro Rayode muri rusange. Navuga yuko mu by'ukuri abareyo adera rabizi ko ari umunsi uba ngaruka mwaka cyangwa se ngaruka sezo, aho Rayon Sport igiye gutangira sezo ikunda kumurika abakinnyi bayo bashyashya ndetse igakina n'umukino wa gishuti mpuzamahanga, yewe n'imyambaro mishyashya ikajya hanze. Abareyo bazambara ku bibuga bigiye bitandukanye bazajya bajyaho gukiniraho imikino yabo muri iyo sezo. Mu by'ukuri hakorwa byinshi cyane, baba batumiye abantu batandukanye, abarejande, abayoboye Rayon Sport, ni byinshi cyane bikorwa muri uyu munsi, abafatanyabikorwa muri rusange. Mu by'ukuri Rayon Sport niyo mpamvu rero bawise umunsi w'igikundiro Rayode. Ni iminsi ikorwa hirya no hino ku isi, Sireye yawuvumbuye kuko n'ahandi birakorwa, cyane cyane byamenyekanye mu bihugu by'abaturanyi birimo Tanzania, niho abantu benshi bamenyeye ngo Simba Day cyangwa se Wana Inchi Day, ibintu nk'ibyo ngibyo biba ari ibirori rero. Buriya no mu bindi bihugu mpuzamahanga naho barabigira, nuko usanga bo barabyise ukundi kuntu. Uriya na Barcelona igira umunsi bakina umukino ufungura, nubwo bo bawitiriye igikombe ariko bo wagishuti bita Joan Gamper Trophy. Nabonye no mwaka amahirwe ni menshi ko bazakina na Al Ahly yo mu Misiri. So urumva rero ni ikintu mpuzamahanga Arsenal igira Emirates itegura mbere yuko shampiyona itangira, nabo bakamurikiramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero nta kabuza na Rayon Sport ni umuco bagannye kandi ubona ko bafasha cyane kwinjira mu mwaka mushya w'imikino biteguye bameze neza cyane. Twakiri rero abashyushya rugamba nibo ba mbere nyine baba bari kuri front line cyangwa se ku murongo w'imbere hariya ku munsi wabo, usibye no ku munsi wabo no kuri match nyine Rayon Sport igenda ikina. Ndabona baje bambaye umwenda wa Rayon Sport rwose, ndabona ariko ngenzimo babiri, abandi ndabona ari bashyashya amaso yanjye banza nyine baragraduatinze. Oya bariyongereza kugira ngo uko babonye 2019 2026 tugomba kuzamo n'amasura make. Ndabona genzi Nyamasheke, ndabona nzi Marayika, reka bari unakira none abandi nabo babatubwira uburyo baba promotinze bakaza muri groupe. Marayika uraho neza, mwegere mikoro ubundi nuko basuhuzanya. Egera mikoro neza, babahe mikoro. Egera mikoro ntabwo yegereye Marayika, sinkumva pe. Banyita Marayika Agnes, Marayika w'abareyo. Marayika w'abareyo. Twaje duhagarariye abandi bavandimwe ariko nabo n'abantu bakuru bagomba kwivuga nkuko mbivuze. Abareyo turabyara, tugomba kubyara abandi bana kuko twe turi kubyina rega tuvamo, abandi rero bagomba kuza bakadusimbura. Nabo Nyanza arinjira. Bamba papa mtoto wa Nyamasheke kutoka za Nyamasheke, lakini mimi niko mshabiki wa Nyamasheke. Ni mimi nimezaliwa mbali sana, lakini kutoka za Nyamasheke kufika hapa ni mbali sana rafiki yangu. Nyamasheke sio mbali. Ni mbali, lakini nionyeshe mshabiki wengine kama bakoa hapa tumezaliwa pamoja. Sasa hiyo Swahili ni Swahili ya barabara au ni Swahili sanifu? Sanifu. Ndio ni sanifu baba, ni sanifu. Anadanganya wewe Nyamasheke. Danganya nije muntu turuka kure mu gihugu. Bashusha rugamba nago tukitwa bahuriga twitwa bashusha rugamba. Bavuguruye. Original. Ruya. N'abashusha rugamba. N'abashusha rugamba ntaki? N'abashusha rugamba nta mupira wabo. Yo baba kugira ngo umushusha rugamba uvuguruye. Wa Nyanza buretse wewe wanakiririwe kamanze mbanze mwigihano kamana akira abangabo. Ndagushimiye cyane uva mbere mubonye nyewe wahita Mwarabu. Mtoto rero ni kutoka Kanombe. Wallahi wa rasul. Nakuona kabisa. Nakupenda sana. Unampenda sana. Na mimi nakupenda pia. Ongera mikoro. Wallahi kabisa, Mwenyezi Mungu abariki mikono yangu baba. Nakukunda cyane Mwarabu. Leo tuje dukubitana Kanombe n'uwiwacu mubona mu bicu cyane. Ariko wallahi ndakwemera cyane. Asante sana baba. Nashukuru mye. Katwakire muri cyacu nawe. Murakoze. Nanjye ni Twaniyo mfite Sonia. Uturuka Nyamasheke. Ndi umureyo uhamye. Nyamasheke ntabwo byemeye. Watanze ruswa muzana uyu mukobwa muri Radio Rwanda. Uyu amaze igihe mu mupira. Gusa nyine nibwo
wenda atangiye kwigaragaza vuba aha ngaha ariko asanzwe ari umusportifu kandi asanzwe ari umuri ukunda Rayon Sport. Katwakira na Nyanza wari wakererewe. Yes. Kuki wakererewe? Mvuye gutegura ibintu byinshi. Kandi naza kutubona mu bintu bijyanye n'amakote butavuga ngo nemeranje gusa. Mvuye muri Danekiria. Muri ki? Agomba kujya baza gashama kare kwashimishe. Mvuye muri dry cleaner. Koresha amakote ubu barasukuye neza. No musaza kubona gashya k'amakote wanyizwe kubitirangi. Kugira ngo twereke bari amukoza gashya. Kote rimo nirangi. Nambaye amakote kote tukajya kubiteranga. Nyanza nuko nyine amenya umuti. Yareka tubwire bajyana amatsiko. Yari surprise. Nguko umukinnyi ashobora kumanuka mu modoka niko natwe twari bumanuke mu kibuga mu kiwanja katikati abashabiki bakire Nyamasheke wica mu ijambo impamvu mbikubwiye twebwe turabashisha rugamba kandi abenshi mwese murabizi ko nta munwa nta cyabaye sibyo tugomba kugaragaza courage zacu tukazigaragaza n'umuntu akaza bizi ndetse anabana mu kuvugana no guturuka icyangogo ku Gisenyi Ruhengeri impande zose za Nyagatare bose baze babizi ari umuntu ushobora kubigana aka kanya akavuga ati nubaho Nyanza agiye kwambara ikote yakisigaranye nanjye reka mbikore uwo muntu agomba kubyizera kandi ikindi nanone uraza kubona agashya muri Rayon Sport ikipe y'igikundiro byawe ni mujya muvuga ngo APR ngo tuba duhanganye ngo muri stade uretse nta kibazo rega n'umukibana ngomba kumushyira mu bihe byose nago wavuga utavuga APR kuko niyo duhanganye uraza kubona stade yuzuye ubururu n'umweru bara tukosomya akantu gatoya buriya ino address zatinze kuza ariko turakoresha izihari niba dukoresha izihari muzaserukana muri seka nta kibazo ubururu n'umweru buraba bwiganje ikindi nakubwira rero gukundana yabakeye ku mubiri no ku mutima ugize nguki gukundana yabakeye ku mubiri no ku mutima gasuraho Rayon Sport Inyange isaro ry'Inyanza Inyanza imena mu Rwanda n'amakuru n'ikirezi wacha Kristo umwami na Muhammad ijambo meyanda ryumva ngumva budarahi usubiremo ijambo meyanda ryumva ngumva budarahi ise yamwise neza uwo ni Sekamana urugamba rwaje rwanza rwonera ko mugonzi ngo yemafana bakunzi mwibuka ya mateka Nyabugogo Nyanza byari ibirori abirirwa bayisebya mubabwire basigeho kuko nani ikipe itatsinda ziraza zigacenga zikabura umupira zikibura bikanga ikipe yanjye mubambirire bagenze gake ariya n'amateka nta muntu wagerageje kuzana ibyo kwangareyo ngo bimugwe neza nawe urabyumva abareyo wina abareyo wina Yanga yageze i Kigali nayo abonera isomo Gorumariya iri mu marira mubambirire bagenze gake ariya n'amateka urakoze wena murongera mushyire ni murare ariko nabyumvise ariko muze mumbwire ubundi uyu munsi muri Rayon Sport ni umunsi mufata gute duhereye kuri Nyamasheke uyu munsi muri Rayon Sport ni ukuvuga ngo aba ari umunsi ngarukamwaka aba ari umunsi wo kwitegura sezo gutangira sezo aba ari umunsi wo kwereka abakunzi kuko nta bafana tugira abafana ba mu yandi makipe abakunzi ni aba Rayon Sport ni wo munsi rero wo kwerekana abakinnyi tuba twaraguze ku isoko ubushobozi baba bafite uribuka ko dufite umwataka mpuzamahanga uzi ko yaragiye muri Saint Etienne muta Junior Kameni arega turajyana niyo mpamvu nkwemera Ruvuyanga hari umujene uri guturukanya bwishongeze sinzi niba hasi kandi ari wo mvuka harya yego nagiraga ngo yagombe kubihamya ari uwo bwishongeze w'umureyo nk'umureyo arambwiye ati yahagurutse nko mu masaa 12 ndumva ari karibu gukika hano ni ukuvuga ngo match ya Rayon Sport Rayon Day iba yahuruje amahanga ni ukuvuga ngo buyoya guturuka Mozambique ubu tuvugane urutse indege saa 3:45 nuko ntabonye ukuntu njya kumwakira kuri airport ariko ubu tuvugane yageze hano i Nyarugenge yaje mu rw'imisozi. Rayon Day n'umunsi kubwira iki ukwibutsa iki Rayon Day ni umunsi unyibutsa byinshira Rayon Day ubundi ikintu cya mbere Rayon Day nyibukiraho byari bibiri ku bwa Jean Fidel ndumva ubwo Rayon Day gusa
nuko ntaragira match nsinda kuva Rio Day yaba yatangira ubwo kare gasozoguritse reka gasogi asa gasagira sozoguritse ziriya ni match ziriya ntago ziriya match ukuntu tuzibara nyine ni match ziba ziraho nko kuzamura imyitozo ariko match zikomeye zose ndumva inyinshi zarantsinze ariko uyu munsi ndashaka kubwira bari bavandimwe baje mu Rwanda nabonye delegation yari ndende cyane yari nyinshi cyane ariko mwibuka ko ndumva ariho nakwiyeho qualification yi 2018 y'amatsinda ndashaka kwisubira rero iyi Nyarugenge kwitara saa 12 Barcelona ya za 2 na kangahe ba Neymar bande kumwe yagendaga uyu ni umunsi wo kwerekana mfite ikipe Gormahi Kigali mwaranganyije no muri Kenya mwaranganyije muri Kenya twaraye muri Kenya Rayon Sports yaratsinze Gormahi ahubwo match yabahaye kwikarifiya muva amatsinda ni Yanga ko Yanga mwayitsinda Yanga kimwe kubusa nibo mwahise mugenda muva amatsinda Kenya Gormahi abarayitsinze Kigali baranganyije kufura rutanga ni kuri Yanga oya ni kuri Gormahi ahubwo babishyura ni Nyamirambo uko yo ndabyibuka abanyamakuru n'abatangazaji twagiyeyo bibereye kuri kimwe rwose ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ndashaka kwereka ko Gormahi yakoze ibishoboka byose izana ubutasi bumwe bwa danje intwaro za kirimbuzi yerekeza Igicumbi ariko yasanze Reyo nayo ubutasi ubwirinzi bifite kugira ngo umenye umwitozo wa Rayon Sports bro biragoye cyane katume Marayika warebye Rio Day nyinshi uyu munsi kuri we nka Marayika nk'umushyushya rugamba wa Rayon Sports cyane cyane mu cyiciro cy'abagore no munsi uvuze iki kuri Marayika urakoze cyane nkuko bivuze narebye Rio Day nyinshi uyu munsi rero njyawe icyo uvuze kuri jewe urabona ufite umwana ugiye gukora ubukwe muri make ni nko kwitegura ubukwe bw'umwana wawe kuko ntago wahabura nta nubwo ikishoboka cyose wagikora kugira ngo ubutaye cyangwa ubucyuze neza uyu munsi rero Rio Day twebwe turayiteguye Nyamasheke yabivuzeho Rio Day ntago dukunda kugira amahirwe kenshi baradukubita bya byishimo tuba twateguye bikarangira nyine isosi iguyemo ishishi ariko nyine bibaho ikigaragara twebwe turashaka no gupima abakinnyi bacu reka ntabwo twari gutumiza Kiyovu cyangwa Gasogi cyangwa indi kipe cyangwa Igikona dushaka kumenya urwego rw'abakinnyi bacu baguze ngo tubarebe cyane ko nimukaninubire nimunatsindwa nimukinube kuko wamugani icyo mwatumiriye amakipe akomeye nuko mumenye urwego rw'abakinnyi banyu niyo mutsinzwe rero ubwo nibwo mubona nyine aho bipfira nyine niko bimeze kuko gutumira ikipe yoroshye mukayitsinda mwamwibeshye cyane rwose ni ukuvuga ngo rero bitegura barebe bose impande n'impande baze dushyigikira ikipe yacu turebe uko bihagaze cyane ko ndibaza nta n'umuntu muri aba bashyushya rugamba bagenzi banjye nta muntu wigeze ureba imyitozo ya Rayon Sports kuva yagura dufite amatsiko menshi nanjye baza bafite amatsiko niko bimeze rero baza ari benshi turebe ikipe yacu uko imeze Imana ishobora kudufasha tugatsinda gutsinda no gutsindwa mu kibuga bibaho ariko ngiye mfite icyizere nkurikije ukuntu ubuyobozi bwanjye bwarokirisa Banyanza wowe uyu munsi ni umunsi ukwibutsa iki ni umunsi w'umutekano umunsi ngarukamwaka ni umunsi ugaruka gake bishoboka ariko ikintu cya mbere unyibutsa buri gihe nibwo tujya kubona abakinnyi tubakumbuye ariko ubu byabaye akarusho ikindi navuga njyewe ntabwo nemeranya n'abavandimwe cyane ubuzima Rayon Sports ivuyemo utandukanye n'icyo gihe turimo kuvuga ngo twaratsindwaga uriya ivuye mu buhe buzima nta bushobozi kandi twese twarayibonye nta bushobozi twagiye tubibona guhera ku bayobozi ba Sadati wenda turabuhera ejo bundi ba Ritadi ba Tadeyo ntabwo bigeze hano amafaranga ahagije nayo turimo kubona ubu nta nubwo twigeze tubona komite iri hamwe nuko turimo kwibona ubu aka kanya komite iri hamwe ndanashimira abayobozi banjye narambonye na Muvunyi yagarutse ari kumwe nabo mu gikombe twafashe Muvunyi ngo naho yari yaragiye ariko ntabwo agaragaza kuri stade erega tutakubona kuri stade ntabwo tuzi ibibazo bayifitiye mu rugo iwawe cyangwa se muri Rayon cyangwa n'abandi bari byo tureba ako kanya uje niwe mubara cyane bari tumukumbuye ubwo urumva ko ari ibyishimo n'umufite icyizere ko kuri stade aba hari ahubwo Muvunyi turamukunda cyane Muvunyi mumukundiriye reka ngo kuko yayobora atayobora tumuryamyeho mbona arimo umukunda yaduhaye ibyishimo uvuye yaduhaye ibyishimo uriya musaza mani naho hari agyumva ko tumukunda uko byagiye nayo matsinda wumva burya tuyakesha Muvunyi niba ubyibuka yego niyo wari uyoboye na Fred Nyamasheke nkunganire urabona ufashe n'inkoni
ni 20 kugira ngo wenda uzivune ni kwabahera kuri imwe ukuraho imwe uzikuraho ariko uzishatse kuzivuna imwe ntibyakunda uvunye rero ndizira ko ari mu bantu bazana igitekerezo cyo guhuza kandi noneho bitewe uri agafaranga kageze naho karivugira bakanamukundira icyo aya nibyo n'amafaranga kari mu bituma akundwa niba dushobora kugira umukinnyi yamaravugisha ukuri nako wanyanze niba ashaka kugira umukinnyi wenda ashaka $50,000,000 tumuhanganye n'indi kipe bakivugira ati ibyo ni ibintu n'uca abana kuri ngewe naze ubwo si cyo batakorera siporo niki ibyo rero bituma tumukunda bikakubitaho nabo dara n'abafata ikipe wagira ngo se yamusize amaboko ubwo ari kapitene wayo bakahuza yari cyo cyizere cya mbere burya no mu rugo wayo ari amahoro nta kituma utatera imbere nicyo cyizere cya mbere ufite ubwo rero ibyo bindi byatambutse ngisimbire ndare by'aka kanya noneho banakoza kandi kantu nanjye ubwanjye ndi umufana ntago nigeze mbona ngo ikipe imeze uko bayijyanye kure ubutasi ntago sinzi ukuntu byari bimeze aka kanya turaza kubona impinduka mu kibuga